urumva ntabwo ngiye kumuvugira na gatoya Dr M yarabimbwiye mbere aranambwiye kuntu Vava yarimo kumuteguza ko agiye kwitaba Imana reka kwanza tegereza kwanza wait kamutwe oya ntabwo ndi bukwemere ubu ngubu umutima wawe urakubwira iki Vava yagiye mu rukundo bye 100%. Ariko Dr M yari umutwitsi kuri Vava. Niba Dr M yaravuga gukuri amagambo yabwiriye Vava mu kiganiro iwawe no kwikaze TV ngo Vava afite abana babiri b'abagabo batandukanye. Abo bana babiri tujyanye amasheke turabasangayo. Ni mama wa Vava. Vava afite abana babiri. Vava afite abana babiri. Okay. Uko baramuteye byara ruhinja. Umwana nyine kumurabira bisha. Yo. Yesu njye kuvugisha ukuri. Nibyo byiza mama. Ese mutazamvuma mugasanga ndi umukecuru mubi. Yego, nibyo byiza ko. Abisobanuye. Ubona nawe ndashaka kumuzanya kugafashanya. Umwana we mukuru afite imyaka ingahe? Ikindi cyanyuma, Vava yishwe niki? No ntabwo ariko muri twebwe ntabwo twigeze dusabana imbabazi ngo duhure, dusabana imbabazi. Kuko ngewe sukuvuga ngo wenda nuko yitabye Imana ariko Gerard yarabigerageje igihe bajya kuvuga ko ari abafiance bwa mbere twarahahuriye nashuhuje Vava namubwira Vava biti aranyihorera Vava biti aranyihorera inshuro ya gatatu ndekeraho noneho Gerard aje aravuga atako nubu ntago muvugana ni oya arambwira ati suremera gukorana ikiganiro nawe mubaze ndambwira gihe nta kibazo mfite abimubwiye arabyanga we yarazisabye nge nazimuha ariko ngewe ntabwo navuga ngo ndamubabariye uwo utababariye ari muzima ntago wamubabarira yapfuye kuko byaba ari uburyarya kandi ngiye mu buzima bwanjye sinjya nkorana n'uburyarya n'iyi saha twicaye aha ntabwo ngiye ndi kuvuga ngo Vava mbabarira ibyo ntavuze ari muzima ntago nabivuga yapfuye. Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV mumeze gute ndakeka ko mumeze neza cyane aka kanya tukaba turi kumwe na Pastor Claude. My name is Bakti, of course you know. Icyo ngusaba no gukanda subscribe maze ukagumana natwe gahunda zigakomeza kugenda neza cyane. So uyu munsi nago bimeze neza rwose, nago bimeze neza. Nago bishimishije na gatoya. Inyuma yo kumva inkuru ya Dorimbogo cyangwa Vava aka Dorimbogo ejo mu masaha ya saa 12 n'igice saa moya gutyo tukase twumva inkuru ibabaje cyane ariko nari nabivuze ukuntu natangiye kubyumva byatangiriye kwa Dr M yaramamagaye nari ndi gutwara ntago twabashije kuvugana bwa mbere kumbe yashakaga kumbwira inkuru ya Dorimbogo ndamubwiye ngo ndimo gutwara ndaguhamagara nyuma y'iminota 5 ako kanya nago yes ako kanya inyuma ya biriya byose nago twabashije kuvugana kumbe yaragiye kumbwira inkuru ibabaje cyane mu byukuri nago byatinze naparitse ahantu ndavuga ngo reka muhamagara uyu muntu numve icyo aragiye kumbwira kumuhamagara nsanga telefone ye yayikuyeho ariko akanya gatoya cyane umuntu wa kabiri wahise umamagara ako kanya inyuma y'inkuru ni Pastor Claude ngo uyu hano tukaba turi kumwe mu kiganiro yasamamagara arambwira ngo Bakti amakuru yakugezeho ndamubwira ngo bimeze gute tambwira ngo Vava yitabye Imana nahise ngira ubwoba naho tukavuganye kuri telefone ndi gutwara nahise ngira ubwoba parika ahantu ntangira gutekereza byinshi cyane no kwibaza ese byagenze gute ni byanyabyo cyangwa ni bya bindi bya social media kuko social media z'ubu ngubu inkuru cyo kuza ikavugwa kandi atari ya nyayo ikana trendinga ariko inkuru y'urupfu ndakeka ko ntago ari kenshi iyo bavuze ngo yapfuye cyangwa yitabye Imana ako kanya ugomba gutekereza neza. So Claude inkuru zakugezeho sangapi zakugezeho gute ariko mbere ya byose banza usuze bare barimo kurikirana. Mbo urakoze Bakti reka maze suze wowe. Yeah. Haujambo? Sijambo kabisa. Yes. Tariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi ku isaha ya saa 12:45 nibwo nakiriye telefone imwe y'umuntu arambwira ati Dorimbogo arapfuye arasinziye yitabye Imana ndavuga nti ntabwo bishoboka ndangije mpitampamagara undi muntu ku ruhande nari nzi ko ari umwishyikira mu muryango kwa Dorimbogo wo kwa Nyakwigenda Dorimbogo arambwira ati niko byagenze ati yagejejwe ku bitaro bya Kibuye masaha y'umugoroba hanyuma
nta n'iminota 30 irashira abaganga bamaze kumwakira bamwitaho kugira ngo bamwiteho ati yabonaga ko byarangiye atariko nibwo abaganga bahise batangaza ko byarangiye yitabye Imana. Nuko rero ubwo urumva ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa karindwi nibwo yari yasezerewe n'ibitaro bya Hopital ya Kibogora bamuha transferi azashyira dogiteri ku Kibuye kugira ngo amunyuze muri sikaneri kugira ngo barebe niba bamenye indwara y'abarwaye. Hanyuma rero ubwo urumva kuva 23 ntabwo icyo gihe yahise yerekeza kuri Hopital ya Kibuye ahubwo yahise yerekeza muri famiye yahise imutwara mu rugo iwabo. Nyuma ejo rero ngo nibwo yarembye babonye arembye byo kuremba baravuga bati noneho rero dufite transfer yo ku Kibuye reka tubariho tumwerekeza tumujyane. Bashaka imodoka ya prive rero itari ya Hopital Kibogora nkuko byasobanuwe ndetse n'umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Kibuye ni dogiteri Deje w'ibitaro ni umudamu aho yagaragaje ko yasobanuriye umunyamakuru wa Radio Izuba na Televiziyo Izuba witwa Abduru ko ari uko nguko byagenze. Bwana Bagiti rero nuko bimeze ahubwo twavuga tuti wowe nk'umuntu watangiranye na Dr. M na Dorimbogo ubundi mu rukundo rwabo ese yari umugore yari sheri shushu cyangwa se byaragatwiko kugira ngo uhaba isi yose ukuri. Mu gihe urimo kumbaza gutyo ndaza kukubaza ukuntu waje gutangaza inkuru ko bari mu gatwiko mu gihe Dorimbogo ari mu bitaro. Claude wabivuze cyane kenshi ko nagatwiko naho tuzaza kugaruka mu kanya. Nta kibazo. Ariko ikibazo cyawe kiravuga gute? Ikibazo cyanjye kiravuga ngo Dorimbogo yakundanye Dr. M yavuga ko yakundanaga na Dorimbogo hanyuma bajya muri sheri shushu mu biganiro bitandukanye. Ubwo twahuriraga iwawe barashwanye Dr. M yaravuze ati content iraragiye murashaka kurangiza content ni mu mpuza. Nyuma yaho ndamubwira nti niba ushaka gutwika kuri Dorimbogo Imana izagutwika. Atangira avuga ati byatangiye dutwika ariko nyuma yaho bishobora gukomeza bikabamo urukundo. Sawa reka nguhe ukuri kwa Dorimbogo na Dr. M. Story ya Dorimbogo na Dr. M na gatwiko yari irimo. Byatangiye nk'imikino. Yego. Ni njyewe twakoranye na Vava ikiganiro ahita nsaba indirimbo. Ansabye indirimbo ndamubwira ngo nta kibazo uzaze muri studio ukora indirimbo for free nta kintu nzakwishyuza nake. Mu kwishaka gukora iriya ndirimbo yahise ahura na Dr. M kuko nawe ni umwe mu baproducer banje bo kuri Big Town. Yego. Bahita bahura baraganira aramubwira ngo Bagiti yanyemereye indirimbo wayinkorera aramubwira ngo nta kibazo tujye muri studio nonaha. Yego. Nuko nguko byatangiye. Bahita bajya muri studio bakora indirimbo. Mu gukora indirimbo bahindurana nimero za telefoni barazihana batangira kuvugana. Inyuma y'iminsi nk'itatu n'itanu gutyo indirimbo yabo mu gihe barimo kwikora mixing mastering umunsi umwe Dr. M arambwira ngo uzi ko twatangiye gukundana na Vava. Yego. Ndamubaza ese ni byanyabyo cyangwa arambwira ngo ebana nje ndi kumva ari byanyabyo. Ngo byatangiye ngo ndababwira ngo nta kibazo ntago nagukontrolinga mu rukundo rwawe komeza n'ibyo ngibyo nta kibazo. Yego. Birakomeza inyuma y'icyumweru kimwe mbona bari close cyane bari kugendana ahantu hose bahamagarana buri kanya. Yego. Mita nanjye kubacokoza mu kiganiro ntazi ko ari byanyabyo ko urukundo rwogeye. Ya indirimbo yabo imaze gusohoka bagiye gupromoting indirimbo njyewe nabacokoje bitewe ni njyewe umuntu wa mbere wazanye history yabo y'urukundo. Yego. Nangira kubacokoza ese murakundana byanyabyo ibiki ko mutubeshya kandi ku ruhande rwa camera ndabona ko muri kumwe love n'ibiki byose ni byanyabyo ko batangiye kubihakana. Ikiganiro cya mbere twarakoze bari kubihakana. Yego. Ariko nyuma y'ikiganiro nkakomeza kubona bari close cyane bari kumwe cyane. Izo telefoni sheri shushu ibiki n'ibiki ndetse nanjye kwibaza nanjye ese ni byanyabyo. Yego. Ntago byatinze mu biganiro twakomeje bakomeje kubihakana ariko njyewe nabibonaga ku ruhande rwa kamera nabonaga bari mu rukundo. Nuko nguko nyuma dukomeje muri ibyo biganiro baje kubyemera. Bamaze kubyemera kuri Big Town
batangiye no gukora n'ahandi ibiganiro bari kubyemera. Yego. Urukundo rwa Dr. M na Vava ngereka mbabwiza ukuri. Nago bigeze bajya mu gutwika. Barakundanye. Nimba byatangiye nk'imikino navugisha ukuri. Dr. M uribuka ko uyoboye ikiganiro naramubajije ngo turi wawe urakunda Vava cyangwa n'ugutwika? Ndamubwira ngo niba utwikira kuri uyu mwana w'umukobwa Imana izagutwika. Aravuga ngo twatangiye dutwika ariko tugeze hagati tujya mu rukundo nuko rwaje gusenyuka. Na nubwo batangiye batwika batangiye mu mikino batazi ko ibiri bukomeze. Yego. Urumva? Sinzi nimba harimo agatwiko njewe. Buriya rero imikino no gutwika byose ni kimwe. Reka tubifate gutyo. Gukinisha umuntu ni ibintu biba bidahari. Nago yigeze amukinisha. Byatangiye nkaho aba bantu ese barakundana bijyanye nabyo nabo urumva bagenda baba hafi cyane. Hafi. Yeah. So bari abantu barakundanye. Yego. Ibyo bintu ndabivuga uyu munsi Vava nawe uhari ariko nawe yarabivuze barakundanye. Bigera ahantu nanjye bitangiye kuntangaza ndavuga ngo ese ibintu bijyanyabyo ariko barakundanye bijyanyabyo. Love ya love. Ariko inyuma y'iminsi mikeya urumva abantu mu minsi ya mbere murakundana kweri ariko hagati mutangira kumenya imico ya buri muntu n'abantu batangiye kubimenya bagatangira kwinjira mu batangira gushwana. Yego. Bashwaniye hariya bari muri studio barimo gukorana indirimbo kangahe baterana amagambo ariko still bikarangira bagakomeza urukundo. Twabirebaga Mike nguyu hano yanambikubwira n'abandi bose bari kuri Bitoni babikubwira bari abantu barakundanye. So uranabyibuka ubushize turi kumwe turi kumwe iwawe ugerageza no kubunga ukabaganiriza neza. It was good on your side. Wakoze neza cyane ariko nawe watubwira ko uri rukundo rwa rurimo agatwiko. Bwana Bagiti jewe ku ruhande rwanjye kuri side yanjye ntabwo rwari urukundo hagati ya Dr. M na Vava. Dr. M ni umuntu wagira ngo ashyushye ikibuga kugira ngo imihanda twiboneza views twibonere ntuze ariko nta rwango rundi rurimo. Niko jewe nabibonye kuko hari umuntu umwe Dr. M baganiriye amuhari kodi iramucika uwo muntu nawe arayisakaza ati umukobwa nk'uriya uvuga nk'isasu nk'imbundi turitse kirazira utukana ibitutsi nka biriya ntabwo uriya yaba umukazana w'umuryango wanjye ibintu nk'ibyo. So bivuze iki rero byaragatwiko icyakora katari mu rwango ahubwo kwari kugira ngo imihanda ikomeze icyuhe social media y'u Rwanda ikomeze gutera imbere. Aho rero bibazo byavukiye muri iyi minsi Bwana Bagiti Vava yatashye ubukwe Nyamasheke iwabo agezeyo nyuma y'iminsi agarutse mu minsi nk'itatu ishize avuyeyo nibwo yafashwe n'uburwayi. Aha twese twaratangaye tubaranye nawe imyaka igeze muri ngaye muri social media ariko ntitwigeze twumva ko Vava yarwaye igifu cyangwa se yagiye mu bitaro mu buryo bumwe usibye Nyamasheke ngo yigeze kujya afatwa na malaria ajyayo mu bitaro bya Nyamasheke byo bya Kibogora n'abatanga buhamya bamwe na bamwe babaganga baho barabitubwira ariko ntigeze arwara igifu ku buryo cyari kumugeza kuri uru rwego. Rero Dr. M yarabizamuye mu kirere cyane aravuga ati arapfuye urupfu rwanutse ibintu nk'ibyo. Aho rero ni abantu batangiye gufatira nawe urabizi muri social media showbiz abantu bahita bafatiraho bakazamura niyo yabavuga ukuri Dr. M abantu batangiye kubifata nkaho atari ukuri ariko mu by'ukuri fendofe social media n'agatwiko cyangwa se n'amapranka ubu ngubu abantu bose bagiye kwiga ese ukuri ni iki. Dore imbogo bagiye kwigisha abantu ukuri. Yes. Uriya musore witwa Dr. M. Yego, Emma. Dr. M ndamuzi cyane. Muri iki gihe abantu bagomba kumufata nk'umwana mwiza cyane. Bakomezaga bagashwana kuri guterana amagambo n'ibiki byose ariko yaramuri hafi. Yego. Dr. M baraganiriye na Vava akimurwaza kuva hano i Kigali batarajya Nyamasheke. Bari hano i Kigali. Yego. Dr. M bamaze kuvugana aranamuherekeza agarutse. Dr. M yarambwiye uziko twari twicaranye na Vava arambwira ngo hari igihe
apana kariya ka video mwabonye yego hari amagambo bavuganye ariko ari kumusezera ameze nkaho ebana njyewe nkaho amusezera ishobora no kutagaruka ishobora gupfa ibiki byose barabivuganye Dr. M arabimbwira yego umunsi wa kangahe wa munsi avuye hehe iwabo bamusize mu bitaro arabimbwira ngo yarambwiye gutya na gutya kubijyanye n'urupfu rwe yego ndamubwiye ngo reka Mana azagaruka abana reka cicika reka kuvuga ibyo bintu azagaruka kandi azaba ameze neza yego Dr. M urakoze cyane uri umwana mwiza cyane wagaragaje umutima ukomeye cyane muri iki gihe cyose kandi reka mbigushimire bari abantu barakundanye bakomeje gushwana ariko bakongera bagakundana ikintu cyaje kuba skandali cyane kuri Pastor Claude wowe kuntu wahise unyomoza inkuru ya nyayo ukahita wizanamo ibinyoma ngo ntabwo arwaye bari mu gatwiko barimo gushaka amafaranga ibiki byose warabivuze cyane yarambabaje ndavuga ngo umunsi nzahura na Claude nzabimubaza kubera iki urumva uyu biriya bintu byari biri serious bwana Bagti aho ntabwo turi bwemeranwe na gatoya ntabwo byari serious dore imbogo kurwara yararwaye ariko warabihakanye oya ntabwo nabihakanye nta kiganiro na kimwe bubone ko nakanye ko dore imbogo atarwaye rwose pe n'undi muntu wari wese ukinyoherereza ndagarama hasi uzane kamera ya Big Town untere mfukamye hasi ngaramye hasi ntabyo nigeze mvuga ahubwo Dr. M yazamuye uburwayi bwa Vava aburenza ubushobozi bw'u Rwanda aravuga ngo barimo barashaka uburyo babona transferi yo kujya mu mahanga Dr. M arabizi yamurwaje kuva umunsi wa mbere akiri hano i Kigali atarajya mu ntara Dr. M kandi baraganiriye yarazi neza ko arwaye no kuvuga ngo bakore contribution y'amafaranga kugira ngo bajye kuvura Vava yego Dr. M yarabizi ahubwo ikinangaje ni kubera iki Pastor Claude umupapa twemera nkawe ukaza gushyira hanze inkuru yuko bari kubeshya kubera iki naribajije cyane Bagti urabizi ibintu by'amafaranga ni ibintu bitagira umwizerwa ubwo Apotre Harimana Joseph Yongo yafatwaga agafungwa naramuvuganiye abantu bati wowe uramuvugira uri muntu ki uri mwene wabo uri mukuru we uri murumuna we uri se wabo uri nyirarume ni nyokorome ni muntu ki wabyumvise ibi bintu rero abantu bamaze gufata prank kubera prank ziba hazanga muri social media ibyari ukuri babihindura prank ibiri prank babyita ukuri ibyo rero nibyo twaherewe tuvuga tuti Dr. M ibintu ari baravuga ko Vava afite mama wiwe afite musaza we afite bene wabo kuki ntawuza kuri kamera hariya ko zamanutse kamera Nyamasheke kuki nta numwe wagiye avuga ati ibintu bimeze gutya turakennye ntako duhagaze ntako tumeze why kubera iki ibi rero utarakomeza ndeka gusubiza kangako mama wa Vava cyangwa abavandimwe be ntago bari kuza kuri social media kuvuga uburwayi bwa Vava cyangwa gusaba contribution y'amafaranga y'ubuvuzi ntago bari kuza kuko Vava amaze imyaka ingahe ari muri social media wigeze ubona ababyeyi be cyangwa abavandimwe be bo bari hirya ntago ari abantu ba social media Dr. M gukora kuriya niwe muntu wo hafi kandi ari muri social media yavuga bikumvikana byihuse so ndagaruka hahandi kubera iki uriwe muhonde sindi bunoge Bagti urantonga kandi gese imbereho ntabwo bereho kugira ngo nyemeze naye simbereho kukwemeza abadukurikirana cyangwa bazakurikirana iminsi izababwira cyangwa se ukuri kuzababwira jewe ubwanje Dr. M yatwaye itangazamakuru muri hospitali ya Kibogora avuga yuko Vava atabasha kuvuga avuga ko atabasha kweguka avuga yuko nta n'umuntu atabasha no kumva utambutse none nyuma yaho tukabona utuvideo dutambuka ducaracara tubona ko Vava yicaye arimo araganira iby'idolari 1000 ibintu nk'ibyo n'umunyamakuru umwe w'Urugendo TV yabibajije mama wa Vava aravuga ati kiriya gihe yari yatoye mitende yari yakize wambwira ute wanyumvisha ute Dr. M n'umuhungu wawe rega niyo mpamvu urimo uramuvuganira nago ndimo kumuvuganira ni jewe ndashaka ko tuvuga reality reality rero sasi hari ukuri Dr. M jewe yarambwiye urumva ntago ngiye kumuvugira na gatoya Dr. M yarabimbwiye mbere aranambwiye kuntu Vava yarimo kumuteguza ko agiye kwitaba Imana
yarabimbwiye Dr. M yabwiwe na Vava amagambo yose. None se Vava yavuganye n'urupfu kugira ngo rumutware uwo munsi? No, avuga ko rugiye kumutwara, bari bavuganye. Imagine kariya ka video ari mu bitaro naho yarabivuze. Yarabivuze ndabizi. Sasa ibyo bavuganire na Dr. M ku ruhande atari kuri kamera ni byinshi. Noneho reka nkubaze Bagti, ufite fiance kandi ukaba ufite uburyo ufite n'ubushobozi, uburwayi bwe bunaniriwe ahantu hamwe transfer ikaboneka, wamubwira ngo genda mu rugo uryame cyangwa wahita umutwara mu bindi bitaro bifite ubushobozi, cyangwa washakisha uburyo bwose bushoboka ku buryo nta guhema uburyo uwo murwayi abasha tariki 23 z'ukwezi kwa 7 ariko turimo nibwo yahawe transfer n'ibitaro bya Hopital ya Kibogora bimwerekeza kubonana n'umuganga mu bitaro bya Kibuye. Ntabwo yahise ajyayo yerekezayo, nta n'uwamwerekejeyo, ahubwo yahise ajya muri famille Icyangugu. Dr. M icyo gihe yarari hehe? Aha tuye tubwizanye ukuri, Dr. M yarari hehe? Dr. M yaragerageje bishoboka. Kugerageza nyine umbwira ni ibihe? Yaragerageje. Yari yakize noneho ukaba ari uburwayi bushyashya buje. Yamugejeje. Dr. M tukavuga tuti yaragerageje biranga. Yarari hehe kuva 23 Dr. M kugera 27. Okay. Bwa mbere Vava arwarira hano i Kigali. Ninde wamujyanye mu bitaro bya hano? Ntabwo nari impari ntabwo mbizi. Okay. Si Dr. M yarahari? Ibyo ntabwo tubizi. Ninde wamuvanye hano? Icyo tuzi ni Kibogora. Bamufatira nuza aragenda. Dr. M yarari hafi. None umunsi ukurikiyeho nawe aratega aragenda amusangayo. Yes. None se n'ubwa mbere yagiyeyo ariko yajyanywe n'iki no kubona umukunzi we cyangwa inshuti ye ameze kuriye, yaragerageje ibishoboka, yagaragaje umutima. Nkubaza ikibazo kimwe Bagti. Yes. Ahubwo ikibazo cyanjye ntabwo uransubiza kubera iki wagiye gutangaza ibi bintu ko bari mu gakino, ko bari kwiba abantu byose kandi umuntu yararwaye arakeneye n'ubufasha. Wowe ufite ikinyamakuru cya Big Town, kuki utahabagariye abantu gutanga amafaranga no kuyahereza? Narabikoze. Niba warabikoze se umburiminga kubera iki? Jewe sinkorera Big Town nawe ntukorera Ikaze TV. Niba jewe ntube si Ikaze TV nibereho gukora ibyo ushaka, nanjye simbereho gukora ibyo Big Town idashaka. None uyu munsi abantu bawe bemeye gufasha kubera iki batamufashije? Yafashijwe muri uko gufashwa. Yafashijwe buretse 23 z'ukwa 7 nibwo yasohotse Hopital ya Kibogora yerekezwa muri famille Bibiliya. Dr. mukuru w'ibitaro bya Kibuye yarayatangaje famille yibonye ko arembye cyane, nibo bamuzanye n'imodoka ya Kibuye. Nk'umuntu utigeze wemera ko arwaye. Yego, nk'umuntu utigeze wemera ko arwaye. Narabyemeye Bagti. Nk'umuntu watangaje ko bari mu gakino kwezi k'abantu warabitangaje cyane, uyu munsi ukabona ko yitabye Imana. Utegereza patereka kwanza, tegereza kwanza wait mutwe. Oya ntabwo ndi bukwemerera. Ubu ngubu umutima wawe urakubwira iki? Umutima waje uvuga ko barimo kubesha bashaka kurya amafaranga. Oya kuri izi kamera nta muntu n'umwe nihohoraho. Umutima wawe ngo Dr. M yarivugiye turi iwawe ngo ko content ni mu muzana dore imbogo, content irabirangiye muragira ngo musoze content kubera iki? None se umuntu ukunda wahora mu matiku ngo content barayirangije? Tuye tubwizanye ukuri. Ahangaho twahasimbutse. Twari iwawe mu rugo abyibuka. Yes. Dr. M na Vava. Wait. Dr. M na Vava. Dr. M na Vava. Ndashaka wivugire nona. Ntabwo bigeze bakundana. Ntabwo bakundanye. Ndeka. Are you sure? Vava yagiye mu rukundo bye 100%. Ariko Dr. M yari umutwitsi kuri Vava. Nese genda besha. Ntabwo shaka kubeshya umuntu reka. Genda vugisha ukuri. Nari bibimbajije nabisubiramo. Ikiganiro singifite hariya se. Dr. M avuga ngo noneho mwibarize. Niba Dr. M yaravuga gukuri, amagambo yabwiriye Vava mu kiganiro iwawe no kwikaze TV ngo Vava afite abana babiri b'abagabo batandukanye. Abo bana babiri tujyanye amasheke turabasangayo. Niba ari ukuri Dr. M yaravuze ukuri. Ni story yabwiwe. Yarabisobanura. Sinshaka kuvugira Dr. M. Njyewe ndimo kuvuga ikibazo cyawe uyu munsi. Wandetse kumporovoka Bagti. Oya njye ndashaka kuvuga ikibazo cyawe. Ntabwo njye kuvugira Dr. M cyangwa njye kuvugira nyakwigendera. Kaze mwagafata ngusomera ivanjiri. Uyu munsi Vava yitabye Imana.
wowe wagiye uvuga ngo bari guteka imitwe ibice byose ariko ukabona ko byatangajwe ko arwaye. Niye proof wari ufite ko atarwaye? Niba naravuze ngo bateka imitwe, abantu bumviye Dr. M bakumvira Bagiti bakumvira Korode niyo bakuyemo ibitekerezo byo gufasha. Hanyuma niba nabakuyemo ibitekerezo byo gufasha ku kigiye uyu munsi wa none batari ngo baravuga ngo aba bose wowe ndagufata kimwe n'abantu barimo barakubandikaza ku bandi. Korode urumwicanyi, Bosco Impaya n'umwicanyi, Mugwiza Jerry, Jennifer runakeza Cherry, ibi nibi umuntu numwe wese ntawe twafashe telefone ye, ntawe twafashe Momo Pay yiwe, ntawe twafashe warudura imiti, ntawe twafashe kofi ye, ntawe twafashe konte ye. Kuki ibyo mutabikoze cyane? Bibiliya ivuga ngo uzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icyaha, ahubwo imitima yanyu ibacumite. Hari igihe umuntu ashobora kugira ikibazo kiri seriye. Guteze example ningi ya Vava yarafite ikibazo kiri seriye, twaremeye twebwe twemeye karwaye. Yes, wait. Uyu muntu akaba akeneye ubufasha. Yego, twaranabyemeye turavuga ngo abantu babishoboye. Dr. M agakora ubukangurambaga, abantu bakatangira gusapotinga, ariko hari abantu benshi batigeze basapotinga bitewe n'amagambo yavuzwe na Claude. Ntabwo ari Claude gusa, yavuzwe n'abandi. Hazagira umuntu rwa screenshot y'amagambo twandikiranye wigeze umbaza ngo ese Vava ararwaye cyangwa ntararwaye, ese Vava mufashe cyangwa simufashe. Nakwereka screenshot ya nimero yanjye ya telefone ivuga ngo uzabyihore n'ubuteka mutwe bwa Vava cyangwa nakubwiye ngo niyagira ubikohereza ngewe nzapfukama nihane. Nta muntu twabujije gukora, twaravuze ngo Dr. M kucyavuga kandi tumuzi nk'umuntu watangiye ari umutwitsi. Kubera iki Dr. M ntabwo ari by'ubutwitsi. Dr. M nayo mafaranga yasabaga inkunga yo gufasha Dorimbogo, ayo mafaranga ntabwo yajyaga kuri nimero ya Dr. M. I'm sorry, wait, no, ntabwo yigeze, wait, ayo mafaranga ntabwo yigeze ajya kuri konti cyangwa kuri nimero ya Dr. M. Ntabwo bigeze mbaze nkubwira akantu kamwe mu kanya nkako guhumbya, maze kuvugana na mama wa Dorimbogo ajya kwigendera. Mama wajya kwigendera aravuze ngo mutange itangazo pastor, ubufasha bw'amafaranga bwose umuntu ushaka kugira icyo akora yohereza amafaranga kuri iyi nimero yanjye ibaruyeho umwana wanjye w'umuhungu witwa Theonest. Ntagira ahantu hamwe ifaranga rinyura ryo gufasha. Kubera iki batavuze Dr. M? No. Kubera iki batavuze Dr. M? Nawe yigeze avuga ngo no. Dr. M yigeze avuga ngo ubufasha bwa Vava buze kuri nimero yanjye. Ayo magambo yigeze ayavuga. None se uyu munsi muri aka kanya kuki Dr. M uraje muri kamera none hahamagara nkuko yahamagara? Dr. M yakoze ubukangurambaga, ntabwo yigeze avuga ngo mwoheza amafaranga yo gufasha Vava yaze muri konti yanjye. Ayo magambo ntabwo yigeze ayavuga. Wabuzi ko Vava yatangaga nimero bazoke Vava gitangira kuza muri social media, wemera ko yari afite manager bagabanaga amafaranga? Ibyo ngibyo reka buretse wemera ko yari afite manager aza muri social media bagabanaga amafaranga? Jennifer nawe yazana. Jennifer ngwino gatoya kabisa. Huko Claude hano ebana ariko buretse turababaye. Jennifer nawe yigeze kugirana ikibazo na egera hano cyangwa aka kazuba suye umwana w'umukobwa w'abantu ushaka guteza yageze ahinduka toya bagitinga afite ibyo kubaza. Yes, tunakomeza. Jennifer akoze cyane kutwegera hano kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo. Nk'umuntu wigeze ugirana ikibazo na Vava Dorimbogo, iki kibazo mwagiranye cyagiye viral, kijya ahantu henshi, kiravugwa cyane. Uyu munsi akaba yitabye Imana, uri kumva mu mutima bimeze gute? Mu mutima bimeze nabi cyane. Bimeze nabi cyane kuko buriya nubwo wenda abantu babyitiranya, ntabwo ntekereza ko umuntu wese muzahura mukagirana ikibazo kizahita gikomera ku rwego gishobora kuba wenda cyarakomeye ku rwego rw'uko wenda umwe muri twe hari uwakomeje aravuga kandi wenda niyo kamereye, ariko ntabwo navuga ngo ni urwangano ruri muri we, ahubwo niyo mico ye. Buriya uzarebe hari umuntu ugukorera ikosa wowe ukaba wacicika wagakomeza akavuga, ariko akavuga atari ukuvuga ngo ni urwangano, ahubwo niyo kamere ye. Wenda jyewe mfite ubushobozi bwo kuba navuga ijambo rimwe rikakubabaza ariko sinkomeze kuvuga. Ariko na wa muntu wakomeje kuvuga ntabwo ndi kuvuga ko
ni urwangano ahubwo ni imiterere ye ariko bitewe n'aho twahuriye nta sambu tugabana ntabwo twigeze duturana kera ndavuga ngo papa we yahemukiye mama cyangwa se mama yahemukiye uyu ahubwo abafana bari mu bantu bakuze urwangano rw'umuntu n'undi cyane ku buryo bo twe dushobora kubyihorera ariko nk'ubu nshyira indirimbo kuri YouTube ariko ugasanga umuntu aracyandika muri komanteri aracyanyibutsa bya bine navuganye na Vava bivuga ngo rero abaye akuri hafi ni wa muntu wakugira inama ngo subirayo ujye gutukana subirayo ujye kuvuga subirayo wibyihanganira abo bantu rero babaye ari abajyanama bakuri hafi ndahamya neza ko niba abandi wumva ngo arakwenyegeza ugashiduka hageze mageragere mwigeze musabana imbabazi no ntabwo ariko muri twebwe ntabwo twigeze dusabana imbabazi ngo duhure dusabane imbabazi kuko njyewe si ukuvuga ngo wenda nuko yitabye Imana ariko Gerard yarabigerageje Gerard yarabigerageje Gerard imbabazi ndibuka neza Dr. M niba ari umunyakuri koko niho nzamumenyera nigeze guhurirayo igihe bajya kuvuga ko ari abafiyanse bwa mbere twarahahuriye nashuhuje Vava namubwira Vava biti aranyihorera Vava biti aranyihorera inshuro ya gatatu ndekeraho noneho Gerard aje aravuga atako n'ubu ntago muvugana ni oya arambwira ati suremera gukorana ikiganiro nawe mubaze ndamubwira gihe nta kibazo mfite abimubwiye arabyanga ntekereza ko ibyo bintu Dr. M arabizi nk'umuntu akaba yitabye Imana uzi ko mwari mufitanye ikibazo ntabwo mwigeze musabana imbabazi kandi bwa nyuma muhura nk'uko nguko byagenze uko nguko wamusuje yanga kwikiriza bigiza no kurangira n'icyo kiganiro Gerard imbabazi yabasabye ko mukorana yanga ko mugikora ibi bintu ntago mu mutima biba birimo kukurya ukavuga ngo umuntu yitabye Imana tutarababarirana yitabye Imana dufitanye ibibazo yitabye Imana no gusuzanya byabaye ikibazo no kwicarana mu kiganiro kimwe n'ikibazo ibi ngibi ntabwo umva ko ari ibintu biremereye cyane mu mutima wawe rero njyewe nkurikije uko nteye amarangamutima yanjye uko ateye we yarazisabye njye nazimuha ariko njyewe ntabwo navuga ngo ndamubabariye uwo utababariye ari muzima ntabwo wamubabarira yapfuye kuko byaba ari uburyarya kandi njyewe mu buzima bwanjye sinjya nkorana n'uburyarya n'iyi saha twicaye aha ntabwo ngiye ndi kuvuga ngo Vava mbabarira ibyo ntavuze ari muzima ntabwo nabivuga yapfuye thank you so much nigisobanuke noneho kugeza aka kanya sinzi nimba maze kubona iyi situation irakomeye cyane ushyiraho n'indirimbo zawe muri channel yawe abantu bagakomentinga ngo wowe uri umwana mubi Vava urumva iki kintu kiracyakomeza hari abantu bareba na cya kiganiro y'amagambo mwabwiranye icyo gihe babireba uyu munsi bakavuga ngo bimeze gutya na gutya urumva ni ibintu mu bantu birahari kandi ni ibintu bikomeye mu bantu benshi abafana ba Vava abafana bawe uko ariko kose aba bafana urababwira iki uyu munsi urababwira iki kuko bazakomeza kugufata nk'umuntu mwagiranye ikibazo yitabye Imana kandi muracyafitanye iki kibazo bazakomeza kugufata ukuntu aba bafana bawe bafana ba Vava cyangwa abantu babakurikirana urababwira iki rero buriya bagiti iyo umuntu afite uburere agira icyo arusha utabufiti njye kuba wenda ntarabugize nkagira ijambo mvuga kandi noneho kuba Vava yaravuze cyane njye ntabwo mbifata mu rwego rw'uko icyo nakoze kidakorwa cyangwa kitavugwa ahubwo nabifashe nkaho niyo kamere ye itandukanye n'iyanjye urumva itandukanye n'iyanjye njye nkunda kubisobanura n'abana b'impanga baravukana ariko ntibahuza imico n'abantu baravukana ariko ntibahuza imico harimo umwana uvuga cyane harimo uvuga ijambo rimwe harimo uvuga igihe yarakaye yabona ko byakomeye akaba ari bwo avuga so rero kuba Vava yaravuze cyane ntabwo ari ikimenyetso cy'uko ijambo navuze ryamubabaje ahubwo ni ikimenyetso cy'imiterere ye si biri cy'uko ateye kuba ntaravuze rero si uko nabatinye ahubwo ubwo kamere yanjye ni uko iteye ikindi kintu rero numvaga muvugaho na pasita cyane wenda mwatinzeho cyane
bagite buriya ntabwo nkurikije amagambo yagiye avugwa ni menshi pe ariko ariya magambo muyashyiremo inyoroshyo bitewe n'uko igifu kuva wavuka ari wumva abantu bapfuye bangaye b'igifu ni benshi oya barahari bashobora kuba bahari umva bashobora kuba bahari ndabyumva nibyo bashobora kuba bahari ariko muri sosiyete nyamwinshi ntabwo tujya twumva ngo igifu gitera impungenge cyane nka kanseri diyabete sida urumva ntabwo twumva ari ibintu bigarukwaho cyane ku buryo niyo mpamvu aba bantu bavuze nabo bavuze mu rwego rw'uko bazikira indwara itaremereye baravuga nawe bagite ndashaka kuguha ikizami wenda uze kugikora uze kubara imyaka vava maze muri social media vava imyaka maze muri social media ni ukuvuga ngo ikibazo cyabayeho ari uko agiye iwabo akora iki arya bwa burozi ese n'uburozi n'uburozi biriya ntabwo byaba ari ibanga umva impamvu nawe banzu bari imyaka maze muri social media wigeze wumva vava aremba ku buryo wenda dushaka kubifata nk'icyitegerezo tukavuga ngo n'ubutaha bimaze kuba inshuro 3 arwara akaremba akajya mu bitaro hejuru y'igifu ni ikintu kibayeho rimwe ahita anapfa bivuga ngo ushatse kuvuga ko vava ikishe vava n'uburozi mu bigaragarira amaso ya buri wese ni uburozi gute ngaho ntabwo impamvu ngewe ntekereza ko ari uburozi buriya urabona mu cyaro ni abantu bashobora kuba babona nyina wa vava yari umukene umukobwa wabo barajyana guhinga ariko wenda ashobora kuvuga ati umwana wanjye amaze kugira icyo ageraho aragura ako gatenge wowe icyo ushaka kuvuga ndacyumva niyo yaba arwaye uburwayi bukomeye na wa wundi uroga ntabwo yaroga umuntu muzima ahubwo aroga wa muntu atekereza ko hari icyo yamaze gutangaza ngewe wenda mushuti washaka kuza akakubwira ati ngewe yarambwiye arwaye gutya na gutya wowe ukabuzi wenda ibanga kuko hari uwo yaribwiye wabashije kurikubwira ariko mwibuke ko n'umurozi araprofita uko nshobora guprofita umuntu ufite imodoka hano nkamubwira ngo ngeze imbere niko n'umurozi aprofita umuntu urwaye kugira ngo amwihutisha mugezi yajya rero ni ukuvuga ngo aba bavuze twese habayeho kutamenya kuvuga ngo ese igifu cyaba cyarajemo ibindi bintu ahubwo abamurwaje nibo bagombaga kumenya ngo ariko ntabwo ari igifu kambanze numva uyu muntu aba bantu icyo bari gusakuriza koko ni ukuri ese ngi igifu sinyirwara ese mama wanjye ntakirwara ese umugore wanjye ntakirwara ko kitaramugeza kuri uru rwego ko abantu benshi twumva ngo barwara igifu kikaba kitarabageza kuri uru rwego ahubwo nabo ntabwo bakorana n'Imana ni abantu bakoze nk'abantu bo batekereza cya kintu cya hafi ntibibuka ngo bavuga batari ko hashobora kuba harimo ubundi burwayi kandi ubwo burwayi niba bunarimo wenda Dr. Yema akaba abuzi ryari ibanga rye ariko icyo yavuze icyoroheye abantu no kuba babasha no kuvuga ngo ni prank we yavuze icyoroheye abantu bari buhite bihutira kuba babona ko ari ukubeshya kuko yaza kuvuga ati ni kanseri ntekereza ko nta muntu utarahagurutse avuga ati mutanga ubufasha ajye hanze iyo aza kuvuga ati ni ibibyimba runaka gutya urumva nabo bavuze urumva bavuze umwarimu ahereza umwana amanota yakoreye ntabwo yamuha amanota atakoreye n'uwakuvuze rero yakuvuze bijyanye n'uburwayi wavuze ko nawe abusanganywe ko nawe aburwaje ariko kandi ikindi cyongeyeho tubara imyaka vava maze tugenekereze ibintu byose no gukusanya iki kintu cyo kuvuga ngo ni uburozi Claude we nicyo yabikivuga kuko banzu tubwire ukuntu byumva cyangwa wowe bagitiye ukuntu byumva urabona vava ari ku bitaro Kibogora byavugwaga ko mu kanya gato yafatwaga n'ibintu akumva mu nda harahiye bikazamuka mu gatuza bigafata mu rutirigongo mu mugongo bigafata mu mutwe wose umutuka mu udakira ibintu nk'ibyo rero ibintu nk'ibyo kenshi
urumva Kibogora indwara ntibayibona, bohereza kuri hopitali ya Kibuye kugira ngo azajye guca mu cyuma barisuzume babone indwara. Akenshi rero bivugwa yuko uburozi n'imiti ya kizungu ntabwo bigendana. Uburozi n'imiti ya kizungu ntabwo bigendana. Urumva kuva 23 ataha muri famiye yari afite agahenge, no kuri telefoni bamwe twaranavuganye nanjye ndabyibuka, ariko ejo kuri 27 ngo nibwo yarembye cyane, bahita bashaka imodoka ya prive, hanyuma bamugeza ku bitaro bya Kibuye nk'umuntu wari ufite transferi. Ngo ageze ku bitaro bya Kibuye mu kanya nk'ako guhumbya biba birarangiye. Kubera iki? Kirazira urushinge mu burozi bwa Kenyege. So nuko meze niko numva bivugwa, ariko nawe bikweze bagiti ntabwo dore imbogo yigeze kurwara ngo arenze icyumweru ari mu bitaro ngo bivuge muri social media. Yigeze ngo kurwara Kibogora ajya kwivuriza ku bitaro bya Kibogora, ntabwo twigeze tumenya ko yigeze kwivuzayo icyo jyajyayo. Ariko nibwo bwa mbere dore imbogo bigiye muri social media, bifata icyumweru, birenga icyumweru, mu cyumweru cya kangahe nibwo Imana imuhamagariyemo. Okay, njereka hano mbakosore mwese. Twatangiye tuvuga ngo igifu cisha abantu bangahe. You guys, are you serious guys, man? Igifu kiri kwica abantu benshi kuri isi. Ni nka malaria, ni nk'iki. Ese igifu kwanza murakizi? Igifu turakizi. Igifu hari igihe cyo kuzana ibisebe mu nda, ibici byose ugasanga umuntu birashoboka. Usibye n'igifu, umutwe wonyine umuntu ushobora kumurya umutwe mu gitondo tukaba twamuzi. Kudakiranye n'urumva ufite icyayi. Ashyo kuza umutwe icyari rimwe gusa uyu munsi pop umuntu nawe uhari. So okay, nje on mu bitekerezo byanjye kenshi sinjya nkunda gutekereza mbere ibirozi. Uyu muntu yararwaye, baje kwa muganga baramupima, batangaza ko arwaye igifu. None se hari indwara babonye? Nakibuye aho bamwohereje apfuye batari bwamucisha mu cyuma. Yes, biranashoboka nabyo, ibi bamuvuga by'uburozi birashoboka. Twese tubyumva dutyo, aho bihamya, ariko iyo turebye mu mboni zacu tubona ariyo nzira bishobora kuba byaranyuzemo. Bishobora, ntabwo tubihamya 100%, ariko tubona bishoboka kuba ariyo nzira. Yatari. Nta kindi narenza aho ngaho. Oya, buriya reka nkubwire. Nageze microphone. Buriya wenda nanjye ntago njya nemera amarozi, ntabwo nkunda kuyemera cyane, ariko buriya iyo ari uburwayi, ni uburwayi bushobora gufata umuntu, igifu barakibaga, ni nayo mpamvu tuvuga ko kidakunda kwica abantu cyane, kuko ni uburwayi bubagwa pe. Hari nabo bagikuramo ngira ngo bakajya bashyira ibiryo bakabinomba bakarya, ariko ni uburwayi tutamenyereye ko bwica abantu cyangwa se bwihutisha abantu. Rero kuri iki kintu wenda cyo kuvuga ngo umuntu yitabye Imana buri wese yicujije, ntekereza ko buriya nta muntu n'umwe utakwicuza, kuko na Dr. M ubwe nawe yakwicuza. Nawe afite aho yakwicuza. Uramutse uvuze ngo ngewe nicuze cyangwa Korode yicuze cyangwa uriya yicuze, buriya na Dr. M haraho yakwicuza, ko ntabwo umuntu ashobora kuba mwiza 100%. Hari ahantu wavuze uravuga ngo ese ngo barakundanaga, ngo barakundanaga. Okay, reka sinzi ukuntu bajya bavuga ngo tubisokoze uko bimeze, tubivuga uko bimeze. Buriya bitewe n'uwuriwe n'izina wubatse, si ukuvuga ko ndi mwiza cyane kurusha Vava cyangwa se ndi mfite igihagararo kurusha Vava, ariko ni ukuvuga ngo ijambo ryanjye ryagize uburemere kuruta ayo Vava yavuze ari menshi. Hari impamvu, iyo mpamvu rero iri mu bantu ntabwo iri muri njyewe. Rero na Dr. M nawe ari mu bantu bakwicuza, kuko impamvu niba yaragiranye ikibazo na Vava, ntago yagombaga gutekereza kabiri, akabanza akibuka ati Vava we birakwiye. Niyo mpamvu akubwira ngo umugore n'umugabo iyo bahuye, iyo hatagizemo woroha, ibintu birazamba, biba bisaba ngo umwe aba yaciye bugufi undi yagiye hasi cyangwa yagiye hejuru. Rero Dr. M mukosoreho akantu kamwe ejo atazakongera. Ntabwo ushaka gushwana n'inshuti yawe ngo ako kanya uhita utangaza amakuru y'ibanga rye.
uhita uvuga ngo afite abana babiri nyina ni ikimuga icyo gihe amashuri wize abagiye hasi munsi ya wa wundi utaragize ayakandagiramo. Ikibazo mfite urakizi, urabizi ko ntize, nta mashuri mfite, ushaka kuvuga ibintu ukansubiza nk'umuntu ariko ugashyiramo n'akandi kantu ko kumunzani. Hari ikindi kintu reka nkubwire, ibintu byinshi bya Vava na Dr. M byagiye bitangazwa kubera iki bose life yabo bari bayishyize muri social media. Mu buzima bwa buri munsi social media. None umugabo ari muri social media, umugore ari muri social media, byagenda gute? Bazagenda no gushwanira byo mu buriri babijyane he muri social media? Noneho umva nyine akabazo. Gushwanira muri social media urumva? Claude arabizi. Usibye n'imbere ya kamera tutarashyiraho kamera cyagiye. Vava nawe yabwiye amagambo angana gute? Dr. M cyangwa Dr. M yabwiye amagambo akomeye. Kuko bose twaranabideretinze tubikura. Ni byinshi. Ni byinshi byanadufashe amasaha angahe kugira ngo abantu batuze baganire bose social media turayemera nk'abantu bagomba kuyizaho kuko tuyiriho, ariko social media ntabwo ikuraho ubumuntu. Sibyo? Social media ntabwo ikuraho ubumuntu, ahubwo icyo mbona kigomba kujya hanze. Niba naricaye nkagira amateka yanjye mvuga, ntago nayavuze yose, hari ayo nagize ibanga kuko nabonaga ko azajya ashobora kumbera igisebaho najya nkandagira hose. Ndavuga okay, ibitagize icyo bitwaye ndabivuze, ariko bya bindi bigize icyo bitwaye bishobora gutuma umuntu ashobora kujya mbonamo ikintu uko ambonye akambonamo ikintu kambiceceke. Social media rero ntabwo ikuraho ubumuntu bw'uko umuntu ateye. Wenda Vava yarateye mu buryo bwo kwivugira, abantu bakamubona muri urwo rwego, ariko ngiye kumwigana batabimenyereyeho ninjye baseka. Rero ntabwo kuvuga ngo Dr. M araje ako kanya wahise ahubuka nk'umuntu bazi ko atuje, aravuga atuje, wenda umufiance we afite uburyo bamuzimo, ntabwo ako kanya wahita ufata imico ya sheri wawe ngo uhita uvuga ngo afite abana, afite iki. Ako kantu nawe nagakosore. Social media nagikuraho uwo turi. Nibyo, kandi hano muri iki ngiki reka dukomeze kwibutsa aba YouTubers benshi cyane mu Rwanda, abanyamakuru, aba YouTuber bita abanyamakuru badafite na nuza ariko nibo none se leta nizi ko YouTube hari ukuba umunyamakuru ariko utigeze unashaka kumenya ese itangazamakuru irikora gute, cyangwa kugira ngo witwe umunyamakuru bigusaba iki? Ntabwo ari gufata micro tukavuga ibyo uvuga. Je nararyize. Yes, so mfite na experience y'imyaka myinshi hano. So reka mbabwire ikintu kimwe, hari ibintu tujya dukabya, ukinjira mu bintu ugakabya, ariko umenye ko icyo kintu next time cya kugira effect kandi zikomeye. Reka bakiti wenda reka nkusobanureho kuri aka kantu numve niba turi bubyumve kimwe. Buriya njyewe n'urugero ikintu nikijye kibaho, tujye dushaka buryo ki umuntu nakuvuga ukumva yakuvuze cyane. Uriya muntu wakuvuza afite uburenganzira bwo kuvuga ko si umuntu wawe, ahubwo banza umenye ngo aya makuru yanjye ari gusohoka ari gusohorwa nande kugira ngo umenye umwanzi ahari. Nkuko ubona inzoka yinjira mu mwobo ugacukura kugeza uyigezeho kugira ngo itaza no kwinjirana ikagusanga mu buriri. Wenda hari abanyamakuru abo uvuga bita abanyamakuru, nanjye ntago mbavuze ko ntubavuze ko nanjye ndabazi, wenda bagiye bavuga ku buryo bukabije, ariko se uribaza ngo abantu bari imbere ya Vava boherezaga ari amavideo bari abantu sibo babikurenza kuko niba wowe n'umugore wa mutabashije kubika ibanga mukarinzanira, ntabwo ari njye uzabasha kuribika cyane, sibyo? Nanjye nzabika iryanjye, bura nta muntu utagira ibanga ubaho, niyo yaba avuga kajana bafite iryabitse. Ariko iry'abandi biratworohera kuko saa yacu ba nyirayo bayananiwe, natwe turayavuga. Rero umwanzi buri ikintu kibayeho kiduhumura amaso, ubwenge bugakanguka, uwari usinziriye akabyuka, kuko iyo umuntu avugije induru nijoro abaturanyi baravuga kumbe ndasinziriye nijoro, umuntu ashaka kunsanga akanyica, umva mu baturanyi baravuze. Rero ikintu kibayeho ntabwo uvuga ngo hari umuntu wafotoraga ngo cyangwa uriya munyamakuru yagiye, ntabwo yagiye yarakubeshya, ahubwo ni ukwidefanda kugira ngo
akwereke ko azi gukora inkuru yagiye kuri telekweri ariko afite umuntu uri kumuha amakuru wa wundi uri kwita uwawe wa wundi uri kwita ko ari umurwaza w'inshuti yawe mukurikirana aka kantu muraza kukareba. Ariko njyewe ikintu ndimo gusaba abantu bose tujye dushyiraho feri. Hari ibintu dukabya cyane mu itangazamakuru cyangwa muri izi social medias. Nikamubwireho n'umukuru wacu hano Claude. Niwe mukuru wacu. Niwe mukuru wacu. Bagitigira usoza ikiganiro. Hanyuma utarasoza ikiganiro. Tugerageze dutange na nimero ya mama wa Vava. Uriya muntu yakabije yabidusabye mu bantu wariwe. Uriya muntu yakabije cyane aguha inzira. Thank you. Ako kantu nagakunze cyane. Mama wa Vava tuvugana yadusabye ko twatanga nimero yiwe ko hari ibintu badafite kugeza ubu ngubu. Wamuhamagara se akatwibwirira. Bataza kuvuga ngo na Claude none watangiye kuyobya nimero muhamagara twibwirire ibikenewe muhamagaza telefone yawe nibyo byiza koje twigeze kuvugana na phone nazanye umva sinasuramo ngo nonyere muhamagarira none kandi twari twavuganye igihe no abisobanuye abantu atange nizo nimero ni byiza cyane abantu bataza kuvuga bya bindi wavuga kuri Dr M bakavuga none na Claude nawe atangiye kutu namugwa muvugane nta kibazo. Allo mwihangane nagize gato hari umuntu ushaka kubavugisha akira Bagiti. Yego mama muraho ngo ni muri umuna bava muraho neza. Yego amakuru neza. Yego twifuzaga kumenya uko bimeze uko byifashe kugeza aka kanya. Ni mama wa Vava. Ni mama wa Vava tuvugana. Yego watumenyesha uko bimeze kuko Vava yari inshuti yacu. Twahuranaga mu buzima bwa buri munsi none twifuza kumenya uko byifashe kugira ngo n'abantu babimenye nimba ari na support ikenewe abantu babashe kwitanga. Support si byageze inkunga. Igikenewe ni isanduku. Akeneye isanduku. Tugakenerwa uniform. Tuzakeneranya kwambara tukakodesha nyine imipira yabyo. Tukabikodesha. Cyangwa se imipira bakayidukoreshereza. Ifite ifoto ya Valentine. Okay. Tugakenerwa transport y'imodoka. Ni na Fanta. Na Fanta tuzanywa. Naho tuzanywa muri sare. Ni sawa cyane. Noneho ku muntu ukeneye gutanga abana biwe barafite abana babiri. Vava afite abana babiri. Okay. Uko baramuteye byara ruhinja. Umwana nyine kumurabira bisha. Yesu njye kuvugisha ukuri. Nibyo byiza mama. Ese mutazamvuma mugasanga ndi umukecuru mubi. Yego nibyo byiza ko. Abisobanuye. Ubona nawe ndashaka kumuzanya mu kugafashanya. Agakayi nk'abambaye bagava. Agakaramu kuko ariga. Ajya mu mwaka wa 3. Ubundi nawe afite imyaka ingahe uwo ngo mukuru? Umwana we mukuru afite imyaka ingahe? 11. Wa kabiri? 7. Okay, wari ugiye kudusobanura undi nawe? Ariko ubu turi kumwe afitana ariko abanyakuru. Ni batatu? Ni batatu. Ubwo abana ni batatu? Ni batatu ni babiri? Ntabwo babiri gusa n'abanyabungu tubiri. Abana babiri yego. Hanyuma mama nta muntu iyo telefone ufite ni wowe uyifite cyangwa ni wa muhungu wawe ni Theoneste? Ni je uyifite. Hari uburyo hakorwa ikintu cyitwa urubuga rwa WhatsApp haramutse bigize kuko biba ngombwa none se uko ibaruyeho umuhungu wawe umubare w'ibanga ni wowe ufite? Ufite. Arawufite. Hanyuma Bagiti. No ikintu nasabaga mama kutubwira izo nimero. Izo nimero za telefoni kugira ngo zitaza izi tumuhamagaye. Yes. 078 karindwi 40. Okay.
ni 078 karindwi karindwi 40 41. Yes. Reka twongere tubibutsa abantu nimero zo gufasha turanayishyiraho famiye ya Vava kugira ngo tumuherekeze neza ni 078 karindwi karindwi 40 izo nizo nimero. Niyo ngiyo. Niyo gusa hajya hano mwakisha naho. Aha ngaho yes. Gahunda byifashe gute gushingura n'iryari sangapi? Gahunda niyo no kuzamushingura ejo. Okay. Ubwo kuba mu komeye gufashanya tugiye guteranya tubanze turebe. Ibiri kubura. Ariko isa muso gushingura ho nejo. Akuza n'uko twayifata. Tugiye kubyiga ntari twafata Okay. Abantu bitabiye ari benshi bava i Kigali cyangwa hirya no hino. Abade n'abanyamakuru bagiye kuri 3. Okay. Nabandi baraba bahari. Nabandi baraza kuza reka tukomeze kubibutsa ko gahunda yo gushingura Vava nejo. Ikindi tusabe mama ikindi twagusaba twagiye tuvuga abantu bagiye bavuga inkuru twese turimo zita rimwe na rimwe urumva nk'abo bana twumvaga bagize Vava yarabihakanaga ugasanga biragize urumva ko mu by'ukuri butumenye ko ari so bari bamaze kumenya ko afite umwana nabo ntibageze babivuga bamwe bangaga kubivuga kubera ko Vava yari umuntu bari baziranye bati yazadutwika muri social media kuri YouTube ubu urumva tumenye ko n'abana bahari umuntu ufite ubumuntu kubigisha mituweli ibintu nk'ibyo ubu turamenye kandi tugomba gufata inshingano ibyavuzwe byose utubabarire dusabye imbabazi ahubwo twinjiye mu mwanya wo kugira ngo dukore amagambo tuyareke amagambo abantu bayafite ahagarare ahubwo twinjiye mu gikorwa cyo guherekeza umukobwa wacu neza. Yego mama ikindi cya nyuma Vava yishwe niki? Kwa muganga bo baravuga gute igifu? Ntabyo bazi. Isi cyarakize. Ari hafi gutaha isi cyabirande Vava sinkizi. Isi ntabwo isakaye n'amayobera. Isi nisakaye. Nibyo hari amakuru ndi kumva hano abantu bari kugenda bavuga ngo bishobora kuba ari ibirozi ese nibyo? Ati tubiba ari byo nyaradaye ntabwo tubizi ariko apfuye ashungishwe cyane ahorwe cyane. Okay. Kandi ngo yarabuze sindwaye kwa muganga mufite ahantu mwandika abantu iyo bagize icyo batanga aho ngaho kwandika mwandika batuma atanze iki yaraga karatasi twandikeho iyo bandika bagiti reka twongere tubahamagare mu kanya gatoya. Yes, nanjye ndaza gufata nimero zawe hari icyo ndi bukore. Murakoze mama. Murakoze cyane kudutera inkunga. Yego. Wumvishe inkuru y'abana babiri. Robe warubizi? Ibi bintu Dr. M yarabivuze abantu bamutera mu buye ngo urabeshya. Ariko ntabwo bemeranwaga. Muri komanteri barabyandikaga ariko amaze kubivuga Dr. M na mukanya wanabivuze abantu bamuteye amabuye baravuga ngo reka uratubeshya mukobwa wawe mva icyo nge narwanyije Vava nawe ntago yigeze ashaka ko bimenyekana. Wumva reka nkubwire ikintu bakiti ngewe navuze ntabwo ibyo mvugaho nyobewe ko ari byo ariko nyirubwite niba agiye dushwanya ubizi ko afite abana 10 wenda n'urugero turashwanya ni ngombwa ko wihutira kugira ngo usohore cya kintu kandi nyiracyo agihara kiri muzima ataranacyemeza kandi bizi ko ari ibanga. Ingenda ceka ko abana umuntu aba yabyaye ntabwo ari ibanga. We rero umva nyine reka nkubwire we rero afite impamvu nicyo kintu hari akantu nigeze kukubwira ariko ntiwakumva nakubwiye ngo nta muntu ubaho ku isi utagira ibanga. Bimwe twavugaga ngo Vava aravuga cyane
ariko iryo banga yararibitse bivuga ngo ibyo yavugaga yabonaga ko ari byo ngombwa ibi ariko none ko yashoboye nta muntu utagira ibanga ko yashoboye kubika bya bindi nje nabyumvishe hashize igihe nabyumvishe kandi nari mbizi anje nabibonye muri commentaire igihe dushwana nari mbizi ariko vava we kuntu yaje yibrandinga kuntu yaje akamenyekana kuriya ntabwo yigeze ashaka ko abantu bamenye ko afite abana babiri ariko arabafite ibyo bintu nanatinye no kubimubaza kenshi kuri social media oya barabyanditse igihe dushwana harakantu nabonye none benshi oya harakantu nabonye igihe dushwana muri commentaire sinzi ikiganiro cyari cyo baranditse ngo ese ukeneye kongera gufunga umwaka kubera gutukana ndavuga ni za nkuru zo gusebya nkuko nanjye najya ari commentaire nigeze gusoma umuntu ari kwandika ngo ngo uwo mugore ni indaya mu Bugande urumva uri kumva rero nuko twe twirengagiza ibyatuvuzweho tugafata iby'abandi tukabikuririza ariko nanjye ugiye muri commentaire hari ibyo wakuririza nk'umuntu ushaka kubikuririza kandi atari byo wenda cyangwa se wenda ari nabyo ntabwo mbizi ariko wumvishe ko afite abana babiri iyi nkuru turayumvise ko afite abana babiri ndetse umubyeyi umukecuru avuze ati ntabwo ngewe nabahisha ndakuze ngomba kubabwiza ukuri n'abo bana mukabafasha kubarera kandi abana n'ab'igihugu mu by'ukuri nibyo ibyo avuze ni n'ukuri abadukurikiranye kuri izi cano rwose nimero ya mama wa Vava bayifate turayishyiraho abo bana bakeneye kwitabwaho arabavuze babiri umwe afite 11 undi afite imyaka 7 siko avuze so bagite wasoze reka dusoreze hano murakoze cyane twitegure kujya Nyamasheke yes kuba turi kumwe mu bigano bya buri munsi tukajya tugarukaho mu nzira Vava yaciyemo kugeza umunsi ese yiruhukira nuko nguko ariko nyuma ya byose confirmation yaje gutangwa na mama we wibyariye Vava aravuga ko Vava afite abana babiri byakomeje biravugwa nawe ntabwo yigeze ashaka ko bimenyekana ariko mama yese avuga ngo ejo n'ejo bundi mutaza kumfata nabi nk'umunyabinyoma cyangwa whatever afite n'abana yasize so akenewe na support ibi ntabwo turi burenzeho ibindi hakenewe na support yo gusupportinga isanduku imodoka ya Corobian ni ya modoka itwara umurambo amafanta imikenyero imipira yanditseho Vava amafanta yo kunywa uniform ishyamba aribyo bita imva bayita imva ariko ubundi mu Kinyarwanda kimbitse bayita ishyamba so urumva rero ibyo gukora birahari byinshi umuntu umwe ashobora kuvuga ati ndishyura imodoka ndishyura isanduku ndishyura ikintu kiniki ndishyura ikiniki fanta bazanywa zingana iki ibintu nk'ibyo byose imikenyero imipira ibintu nk'ibyo byose n'ifoto ndetse ya Vava ibyo byose birakenewe hanyuma tubwira abantu ngo Imana irabakunda kandi uko mwatubonye uko twavuze rimwe na rimwe utu twavuze rumwe ngo twumvikane kuri rumwe urumva rwose giye kurwangira ruhande navuga ngo batubabarire. Yes, thank you so much. Wavuze neza cyane iyo habaye ikintu gasaba imbabazi biba ari byiza. Murakoze cyane until next time. Ciao ciao. Murakoze cyane.